Imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Umugani ufite byinshi usobanuye mu buzima bwacu. Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese tugiye kubana muri iki kiganiro muri aka kanya. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba dukomeza kubana buri munsi. Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ukandika na comment, kandi ntiwibagirwe no gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo bibagereho. Nk'uko twabivuze tugitangira, tugiye kugaruka kuri uyu mugani, imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Ese wowe ubwawe ukimara kumva uyu mugani utekereza iki? Ni igiki wibaza kuri uyu mugani? Duhurire muri comment. Icyifuzo n'ibindi watugezaho wabyandika muri comment. Abantu benshi tugira icyo twakwita nk'ubunebwe cyangwa se ikindi kintu kiduca intege kigatuma tudakora ibyo twagakwiye gukora, kandi mu buzima tuba tugomba gukora. Hari undi mugani uvuga ngo ntawubona icyo atavunikiye. Muri make bishatse kuvuga ko buri kintu cyose ugomba kubona, ugomba kwiha kugira ngo ube wakigeraho. Rero ibi tubisanga no muri Bibiliya, ntabwo ari umugani uraho gusa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Kugira ngo ubone ubwami bw'Imana cyangwa se ubugingo buhoraho, ni uko uba ugomba gukora ugasenga umunsi ku munsi utarambirwa. Abantu benshi tuba dushaka kugira icyo tugeraho. Ntawe utifuza icyiza mu buzima, buri wese aba aharanira kugera ku cyiza, kandi aba yifuza kugera ku cyiza cyamunezeza. Ariko ibintu ni bibiri: hari ukucyifuza ariko ntugiharanire ngo ube wakigeraho, hari no kucyifuza ugakora cyane. Rero aho topic yacu iganisha uyu munsi ni ukugira ngo tumenye icyo dusabwa kugira ngo tugere kuri icyo twifuza. Tugomba kumenya ko tuba tugomba gukora cyane tukavunika kugira ngo tubashe kugera ku cyo twifuza. Nk'uko mubona iyi foto yo ku ruhande rw'iburyo, murabona ko hari igiti cyakuze gifite ikibazo, ariko cyageze hejuru cyera imbuto nziza kandi zisobanutse. Natwe rero tugomba kuba nk'iki giti. Muri iyi si ibintu byose tubona ko binaniza, tubona ko bitoroshye kuba twabasha kubigeraho. Niyo mpamvu tuba tugomba gukora cyane kugira ngo tugire icyo tugeraho. Hari kenshi abantu ubona basuzugura akazi, ugasanga yanze gukora ikintu runaka ngo nuko gisuzuguritse, kandi nyamara ikintu nicyo cyagakwiye kuba cyamugeza aho yifuzaga kugera. Ibi ariko mwumve ko tutari kubifatanya n'iby'isi gusa, ahubwo byose bigomba guhurirana no gusenga cyane. Gusenga ubutarambirwa, gukora ubutarambirwa, ibyo byose ni ibintu dusabwa gukora kugira ngo tugere ku cyo twifuza. Ntiwumve ko ukwiye gusenga ariko ukareka gukora, ngo ibintu bizizana. Hari umugani baca ngo Imana ifasha uwifashije. Ibintu byose uba ugomba kubiha agaciro, gusenga, gukora, kandi byose ukabikorana imbaraga, kuko n'ubundi byose ni Imana ibitugabira. Hari igihe n'ubundi ushobora gukora ariko ukima Imana umwanya wo kuba wayisenga cyangwa se wagira icyo uyisaba. Kandi turabizi ko hari igihe ugera no ku bintu runaka ariko mu minota 5 bikaba birasize. Ariko iyo birimo Imana ibintu byawe bigenda neza. Niyo mpamvu tugomba gukora cyane kandi tugasenga cyane kugira ngo tugire icyo tugeraho. Rero abantu benshi usanga byose bibananira, bamwe na bamwe ugasanga
ntabwo asenga, ntabwo akora, yibereyeho gutyo gusa. Rimwe na rimwe hari abo biviramo kuba batwara n'iby'abandi, ibyo twita ubujura cyangwa se ibindi bintu. Ibyo byose bituruka mu kuba batumva bashaka gukora kandi bakumva ko ikintu cyose bakibona. Iyo udashaka gukora ukumva ko wabona icyo ukeneye kandi udashaka gukora, icyo gihe niho bikuviramo kuba wajya muri iyo ngeso y'ubujura, ugasanga uri gutwara iby'abandi, bakaba bagufata bakagufunga cyangwa se bakagukorera ibindi bintu bitari byiza. Niyo mpamvu muri iyi si tuba tugomba kumva ko tugomba kuvunika, tukumva ko nta kintu tugomba gusuzugura muri ubu buzima. Ikintu cyose cyakugeza ku ntsinzi kandi cyakugeza ku cyo wifuza. Ubuzima buragoye, umuntu wumva ko adashobora kuvunika nta kintu ashobora kugeraho, kandi buri kimwe cyose mu buzima kiravuna. Twagiye tubona benshi bagiye batera imbere ko baba barahereye ku tuntu duke bakemera bakavunika, ariko bikarangira babonye icyo bifuza. Nawe muri ubu buzima icyo ngushishikariza ni ukugira ngo ubashe gukorana imbaraga, wumve ko buri kintu cyose ugomba kugikorana umwete kugira ngo ubashe kuba wagera ku cyo wifuza, kugira ngo ubu buzima nawe uzabashe kuba wabubamo ubushobore. Hari igihe uvunika igihe kirekire, ariko nawe bikarangira ugeze ku kintu kizaramba, kikaba kizafasha n'abandi bazavuka mu gihe kiri imbere utakiriho, ugasanga ni ibintu byiza cyane. Emera uvunike, ariko igihe nawe uzagera ku cyo wifuza nibwo uzumva ko kuvunika kwawe ari ingirakamaro mu buzima bwawe. Iyo utavunitse n'igihe ubonye ikintu utavunikiye ntabwo kikugirira akamaro, kubera ko utabuze imvune yacyo. Niyo mpamvu buri kintu cyose uba ugomba guharanira kugira ngo ugikorere, wumve nyine ko wavunitse, wumve ko wagiharaniye, wakigezeho wakoresheje imbaraga zawe. Ntitukifuze rero kugera ku bintu tutavunikiye, ntitukifuze kubona ibyo tutakoreye. Ibyo bituma tuba abanebwe cyangwa se tuba abanyantege nke. Ndabashimiye mwese mwabashe kuntega amatwi, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Iyi ni Marembo TV ibagezaho ibiganiro bibubaka kandi bibagirira akamaro. Kora subscribe kandi like, wandika na comment igitekerezo. Tuzahurira mu kiganiro cy'ubutaha. Njye nari Jean Laurent, mukomeze kugira ibihe byiza.